Uyu mugore ureba imbere yawe yabyariye mu irushanwa rya shampiyona y'isi y'amagare ryari ririmo kugenda ribera hano mu Rwanda. So reka mbanze nguhe ikaze. Ngira ngo murabizi neza ko ejo bundi mu matariki rwose ashize mu matariki 21 ndetse na 28 z'ukwezi kwa cyenda nibwo harimo kubera shampiyona y'isi y'amagare ndetse ibikorwa bimwe na bimwe hano mu mujyi wa Kigali bigahagarara. Ngira ngo byari byiza cyane, abantu benshi bararikurikiranye ndetse ndizera ko abarikurikiranye bose babashije kuba baryoherwa ndetse banabonye udushya twinshi twagiye tunariberamo. Akaruna ko ni kamwe mu gashya navuga ngo gatangaje, abantu benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye, aho uyu mugore witwa Abimpaye Gentille yabyariye muri iri irushanwa ndetse abantu benshi uri kubona ko bari kugenda babivuga, dore ko yanamwise izina ritangaje amwita Ange UCI Noella, kugira ngo azajye ahora yibuka nyine urwibutso rudasanzwe rino rushanwa ryamusigiye. So reka twihute cyane wenda twinjira muri iyi nkuru duse nk'abayivugaho byinshi, tuvuge byinshi birambuye ndetse biri no kugenda bigarukwaho cyane cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga. So uyu Abimpaye Gentille rero akaba umwe mu bantu avuga ngo bari bizihiwe cyane n'iri rushanwa, ndetse by'akarusho akavuga ngo njyewe noneho ngomba kwigira aho amagare yarimo kugenda asorezwa, dore ko harimo kugenda habera n'ibirori byinshi bigiye bitandukanye. Rero ni hariya Kimihurura kuri Convention Center, murabizi neza ko hari ibirori by'urudaca, abantu benshi ubona ko bizihiwe ndetse ubona ko byari ibirori navuga ngo bisesuye, buri wese wabashije kuba ajyayo yabashije kuba anogerwa, ndetse n'udushya dutandukanye twakomezaga kugenda tuhabera. Ubwo rero yari ari mu mirongo y'imbere n'ubundi avuga uti igare rize ndireba gutya, ariko urinyonga ati ndireba neza cyane. Ryaraje abantu batangira barazamura amaboko barishima cyane, nawe nk'abandi bose arishima cyane azamura amaboko arayamanura, agiye kongera kuyazamura biranga. Ubwo rero ni ibise byari bimufashe, ababibonye bahita bagenda bahamagaza imbangukiragutabara vuba vuba na bwangu, kugira ngo arebe ko nyine yatabarwa. Bahise bamwihutisha rero hariya ku bitaro hariya bya Kimihurura hariya kuri KCC, kugira ngo abashe kuba yakitabwaho. Atangaza ko yabonye ubuvuzi bw'ibanze ndetse byihutirwa, dore ko nta cyangombwa na kimwe yari yitwaje, ndetse nta n'imyambaro, yewe ni ibintu nyine byaje navuga ngo bitunguranye, dore ko byabaye mu masaha y'amasaa 7 nyine z'amanywa gutyo, nibwo ibi byabaye. Rero imbangukiragutabara ihita imwihutanisha byihuse, dore ko hariya nyine kuri convention navuga ngo hariyo imbangukiragutabara ndetse n'ubundi buvuzi bwose nyine bw'ibanze, kugira ngo hataza kugira umuntu wenda waza gukomerekera muri ibi bikorwa. Ngira ngo ahantu hateraniye abantu benshi haba hagomba kuba hari first aid, niko nabivuga. Rero bahise bamwihutisha cyane, aragenda abyara neza, dore ko yabyaye mu masaha y'amasaa 5 hafi nyine saa 6 z'ijoro, habura gatoya ngo nyine saa 6 zibe zagera, abyara umwana w'umukobwa ahita amwita Ange UCI Noella. Rero ni ibintu byakomeje kugenda bigarukwaho, abantu benshi batanga ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye, bati se UCI wo kabyara we, ati mama UCI. Nyine abantu benshi bari kugenda babigarukaho babyibazaho cyane, ariko we akavuga ko ari urwibutso rudasanzwe, ndetse azajya ahora yibukiraho ku mwana we ko aya magare nyine yamusigiye, ndetse n'umugabo we utari uri hafi aho ngaho, ndetse yari yagiye mu bikorwa bigiye bitandukanye byo kugira ngo abashe kureba ko nyine yakomeza gufata umugore we neza kugira ngo akomeze amererwe neza. Nawe yaraje nawe atangaza yuko ibi byose bitari gukunda iyaba nyine atari ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na Perezida Paul Kagame, ati ibintu byose ntabwo byari gukunda. Hanyuma uyu mugore we agatangaza yuko yishimira cyane ko yabashije kuba abona ubutabazi ndetse n'ibikorwa byose bikaza kuba byagenda neza, dore ko nta kintu yari yitwaje. Avuga ko byahise bimugiriraho ku gihe, kandi abantu benshi bahise bamufasha cyane, by'umwihariko kugira ngo abashe nyine kuba yamererwa neza nk'umugore wari ugiye mu bise uwo mwanya. Rero ibitekerezo byakomeje kuba byinshi ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bavuga bati uyu mugore rwose yari akwiye kuba nyine yafashwa, dore ko nk'uko agaragara n'ubundi bisa nk'aho ubuzima butifashe neza. Bakavuga bati ni gutya abantu bagira amahirwe, ati wabona buriya nk'abakuru nyine bakuriye rino rushanwa bashobora kuzasoma nk'iyi nkuru nabo ikabakora ku mutima, bakareba
umuntu wakunze amagare kugeza ubwo yari afite inda nkuru bingana gutya nyine akaza kuba yafana cyangwa se kuba yareba nyine ibyiza by'igare, nyine akavuga bati hari igihe buriya Imana ishobora gukora igitangaza akaba yasurwa n'abantu nk'aba ngaba. Ngira ngo ukajya kubona ukabona nka David kuri rino rushanwa ayohereje nk'inkunga. Urumva nyine ni ibintu abantu benshi bakomeje kugenda bagaruka bavuga ko hari igihe Imana ishobora kuzamugirira neza gutya akabona igitangaza kidasanzwe, biturutse ko yari yagiye kuba yafana n'ubundi afite inda nkuru. Abandi bakavuga bati abantu bakwiye kwitonda, yaba amerewe nabi gutya kuri uru rwego akaba nyine abizi kugira ngo ibise bitamufatira mu bantu, kugira ngo umwana wenda ataza kugira n'ikibazo ahura nacyo. So nta bindi birenze rero ni ibi ngibi, dore ko rino rushanwa navuga ngo ni rimwe mu marushanwa azahora yibukwa mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ari ubwa mbere ryari ribereye muri Afurika ndetse rikabera n'ubwa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ko twagiriwe amahirwe yo kubona ku byiza bijya bibera muri bihugu by'i Burayi ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye, dore ko irikurikiye n'ubundi rizabera muri Amerika. So murakoze cyane rero, yari Kigali The Twilight Talks Entertainment, amakuru yo nakagaruka. Mukomeze mugire ibihe byiza.